Okay, turagusuje cyane tukwifuriza ishya n'ihirwe. Tugiye kwereka rero ukuntu ushobora kubona email yawe mu gihe wayibuze ukoresheje YouTube channel. Step number 1, uraza ukajya kuri YouTube channel, warangiza ukajya ku gice cyitwa about. Step number 2, uraza ukajya kureba videos description, warangiza ukabonaho email. Step number 3, uraza ukabonaho ya email, view email address, ugahita ubonaho ya email. Step number 4, uraza ugahita ujya tap on view email address, uraza ukanda kuri ya email. Step number 4, uraza YouTube email lookup tools, uhita ubona email yakoreshejwe kuri ya YouTube channel. Step number 5, react out for an email, uhita wandikira ya email ukayireagitinga nyine. Step number 6 ariyo step ya nyuma, guess their email address, uhita usura ya email ugahita ubona email yakoreshejwe. Murakoze.